turabashuje mwese abo turi kumwe ni muganga GAPASI SERUSHAGO Innocent aho muherereye hose ku migabane itandukanye. Reka mbifuriza amahoro y'Imana kandi mbaha ikaze muri iki kiganiro. Ni cya kiganiro rero dusangiriramo byinshi, cya kiganiro twungukiramo iby'ubuzima. Twaje kubabwira ko tuzaganira ikintu ku kindi mu nsanganyamatsiko ivuga ngo ibyo kurya byiza ni isoko y'ubuzima. Ubushize rero twarebaga ibyo kurya byiza ibyo ari byo, twarabibonye. Tuza kureba n'ubuzima icyo ari cyo. Twasanze byose bikomoka ku Mana, ariko nk'ubuzima twifashishije ijambo ry'Imana twabonye inkomoko yabwo mu itangira ibice bibanza ni icyambere umurongo wa 26 no kabiri umurongo wa 7. Twabonye ibintu bitandukanye. Rero ni muri ubwo buryo tugarutse kugira ngo dukomereze aho ngaho. Mbere yuko rero n'ubundi tugira ibyo tubagezaho, ndabaha insanganyamatsiko. Tugiye kuganirira hamwe urugingo rufitwe na buri wese udukurikiye, urugingo rwitwa igifu. Ubusanzwe igifu ni iki? Giherereye he? Gishinzwe iki? Kirwara gute? Cyavurwa gute? Ubundi se wakirinda ute? Mu mwanya mugufi tuza kumarana ni ibyo bintu tugenda tuganira. Rero muratwemerera kugira ngo n'ubundi nk'uko ari akamenyero kacu, mbere yuko tugira ibyo dukora tubanza gusenga Imana, noneho tugakomeza gahunda. Mutyo rero aho muri hose turacisha bugufi imitima yacu dusenga Imana. Mana yacu, Mana idukunda, turagushimye. Tugushimiye kuba abanye natwe, tugushimiye ku bugingo bwacu bwawe bw'igiciro mu maso yawe. Tuje gutanga iri somo, dusaba umugisha abo bose turi kumwe n'abazarikurikira kugira ngo dusobanukirwe iby'urugingo rw'igifu, uko umuntu yarubungabunga, uko yaruvura, kugira ngo nusanga dufite amagara mazima tukazakwitegura tuzaboneke mu bwami bwawe. Tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Nkuko rero nari mbabwiye, urugingo tugiye kuganira hamwe ni urugingo rwitwa igifu. Ubu bushakashatsi mbukora nifashishije ibitabo bitandukanye kugira ngo nawe ubifite uzagerageze nk'inama ku mirire n'ibyo kurya, inama zigirwa itoro umuzingo wa 2, irengera ubuzima, umubiri mwiza, dusubiye muri Edeni, twivurisha ibimera. Ibi nibyo bitabo nifashishije kugira ngo mbone gutekereza ku bijyanye n'urugingo rw'igifu. Nshuti yanjye rero, tukomeje kubana uwo dukurikiye, urugingo rw'igifu ni urugingo nkenerwa, ni urugingo rw'ingenzi mu buzima. Ni rumwe mu ngingo 9 umubiri wifashisha mu isebwa ry'ibyo kurya. Hari impamvu yanteye guhera kuri uru rugingo, dore ko nzagenda nk'uko nabibasezeraniye mvuga urugingo rumwe ku rundi kugira ngo byibuze umuntu ashobore gusobanukirwa no kumenya imiterere y'ubuzima bwe. Nk'uko rero nababwiye, nitwa GAPASI SERUSHAGO Innocent, kaba ndi hano mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, ubwo ni muri Afurika yo hagati. Kaba rero ndi umupapa cyangwa ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana, kaba ndi umuvugabutumwa bwiza, ariko kandi no mu ishami ry'iby'ubuzima nkaba njya ninjiramo. Ni muri ubwo buryo rero ndabanza gusoma imirongo 2. Wowe udukurikiye, wowe usoma Bibiliya, uzajya mu rwanda rw'Abakorintonto, ibice byaho ni 10 umurongo wa 31, aho batubwira ngo namwe murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Iyo turya, iyo tunywa, tugomba kujya twitonda. Ushobora kwibaza impamvu mvuze urugingo rw'igifu kandi nkabazanye n'umurongo ugendanye n'ibyo kurya. Ubwo turashaka uburyo tuza kubihuriza hamwe. Undi murongo ni urwanda rw'Abakorintonto, ibice byaho ni 3 umurongo wa 17, ho batubwiye ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera kandi urwo rusengero nimwe cyangwa se nitwe. Iryo ni ijambo ry'Imana, niko ribivuze. Rero icyo twibaza, ubundi igifu ni iki? Igifu, yenda wowe unkurikiye ushobora kukibona ahangaha neza. Igifu ni agafuka. Aka gafuka kakaba kabarizwa hagati y'umuhogo n'amara.
igifu nko muri iki gitabo cyo cyitwa cyose cyangwa se umubiri mwiza, kuri urupapuro rwaho rwa 274 muraza kuhabona iyi shusho nziza igaragaza igifu. Akaba ari naho cyane ngira ngo turubuze kwibanda kuri uru rugingo. Ni urugingo rwiza, ni muri icyo gitabo cyitwa cyose cyangwa se umubiri mwiza, page 274. Ndagira ngo rero wowe ugifite uzakora ibishoboka byose usome icyo kigwa, kuko umwanya tuba dufite aba ari umwanya mugufi cyane. Nkagira ngo yenda wowe ufite amahirwe ko washobora kugisoma uzironkera byinshi, ariko ndagerageza kuvunagura, dore ko nagiye mfata uduce kuri buri gitabo, kuri buri rupapuro, kugira ngo dusangire ku bigendanye n'uru rugingo. Ubwo rero nk'uko ndimo mbabwira, igifu ni urugingo. Igifu ntabwo ari uburwayi, ahubwo igifu ni urugingo. Uru rugingo rero rukaba ruherereye hagati y'amara n'umuhogo. Ni ukuvuga ngo uru rugingo ruhagaze hejuru y'amara mato n'amanini, dore ko yenda nitubwira ku rugingo rw'amara, ariko ikigaragara cyo twavuga ko igifu cyicaye hejuru y'amara manini, kuko amara mato ari munsi gato y'amara manini. Ubwo rero ni muri urwo rwego cyangwa se aho ngaho niho igifu giherereye. Akaba ari urugingo rero ruberamiye ibumoso. Kuvuga ngo igifu ni urugingo ruberamye, rukaba ruberamiye ibumoso, kandi buri umwe wese ararugira. Ni ukuvuga ngo igifu ni agafuka kabikwamo ibyo kurya. Ubwo tubuze kuri yanyu uvuga ngo none igifu cyaba gishinzwe iki? Ubwo tumaze kubona aho igifu giherereye, tugomba no kumenya ngo ese igifu ubusanzwe kimara iki. Igifu ni agafuka kabikwamo ibyo kurya umuntu yariye mu gihe cy'igogorwa, igihe ibyo kurya bitegerejwe ngo bisebwe. Turaza no kumenya amasaha ibyo kurya bimara mu gifu. Noneho kaba hagati y'umuhogo n'amara. Ni muri ako gafuka ibyo kurya bigogorerwa mbere yo kujya kunogerezwa mu mara. Ntabwo rero ndibuze kugira mu mara uyu munsi, ariko mu kiganiro yenda kizakurikira iki, ndagira ngo tuzagende tuva ku gifu tugera ku mara amato n'amanini, tujye ku mwijima. Nitugera ku mwijima tuzahamagara urwagashya, kugira ngo dukurikirane iyi nzira y'igogora cyangwa se isebwa ry'ibyo kurya, dore ko muri iyi minsi hari indwara nyinshi cyane zishamikiye kuri ibi bintu. Ubundi ni ingingo zijya kugera ku 9, ariko izikomeye cyane ni nk'akanwa, ni nk'umuhogo, ni nk'igifu, amara mato n'amanini, ni umwijima wohereza indurwe, ni urwagashya rwohereza ibyo bita manzime mu mara, ni amara mato ari naho intungamubiri zifatirwa zijya mu mwijima, ni amara manini aho ibyo kurya by'ibisigarizwa cyangwa se bya bindi byasigaye bijya gutegerereza kugira ngo bizajye n'ubundi muri anise. Aho ngaho tuzagenda tureba kimwe ku kindi. Noneho ariko nkagira ngo noneho aka kanya ubwo twinjiye mu gifu, mwumve ko amasomo azakurikira tugiye gufata iyi nzira. Ibyo muzabisoma muri iki gitabo cy'umubiri mwiza ku rupapuro rwaho rwa 284, aho bagaragaza iyi miterere y'ibyo ndimo kuvuga. Rero mu gihe ibyo kurya bisebwa bigomba kuba biri mu gifu. Ako gafuka kaba mu gice cy'igihimba, uhereye ku gifu ukajya ku mutima hari uburebure bungana na santimetero 3. Urumva ko hagati y'igifu n'umutima hariho santimetero nkeya cyane. Niyo mpamvu tugomba kwirinda kurya ibintu byinshi kugira ngo igifu kitaza kubyimba, kikaba gishobora kubangamira imikorere y'umutima. Igifu gifite ubushobozi bwo kwakira litiro 2. Ni ukuvuga ngo abantu b'abahanga numva ngo abantu bazi kurya cyane bakarya ibintu byinshi. Iyo uri ibyo kurya birengeje ibiro 2 uba wangiriza igifu cyawe. Ahagana rero mu ruhande rw'ibumoso aharinganiye n'imbavu zo hasi hari mugabuzi. Munsi y'umwijima n'akantu kameze nk'umwenda gashashe mu nda, kagabanya inyama zo mu nda yo hasi no hejuru ahagana mu gituza. Nanone igifu cyicaye hejuru y'amara manini ku gice cyayo giheruka nicyo hagati. Igisa n'umubande wacyo ureba ibumoso, utwikiriwe n'umwijima. Nanone hari ahajya ibumoso. Ubwo umwobo wacyo wo hasi ufite utunyama twifunga.
ubwo ni hariya kuri duodenum. Ubwo wenda navuga ko ari aha rwose utu tunyama dufite ubushobozi bwo kwifunga igihe umuntu ashoje kurya. Ni ukuvuga ngo hariya kuri duodenum turatunyama turifunga, na hariya hejuru n'ubundi hejuru tuhasanga akantu kitwa cardia. Ako kantu iyo umuntu arimo kurya, dushingiye ku bwonko ari bwo muyobozi nanone w'umubiri, igifu kimenya ko ibyo kurya bigiye kwinjiramo, ariko bikomotse ku mikorere n'imiterere y'ubwonko. Naje kubabwira ko ubwonko bufite inzira 5 buzigezaho amakuru byihuse. Iya mbere ni amaso. Burya iyo umuntu atabona aba afite ikibazo cyo kutageza amakuru mu buryo bwiza mu bwonko. Icya kabiri ni amatwi. Amatwi ni inzira ya kabiri igeza amakuru ku bwonko. Urugero, yenda urimo kugenda mu muhanda hafi y'ibinyabiziga, noneho ukikanga winjiye mu muhanda w'ikinyabiziga, wajya kumva ihoni riravuze, kugira ngo uhindukire ntabwo mu gupfa guhindukira cyo gusa, hari ibintu bita bikorwa. No kuvuga ngo ubwonko buhita bwakira amakuru aturutse ku gutwi. Ugutwi kumva ihoni rikajyana mu bwonko, ubwonko bukabwira igikanu guhindukira kugira ngo amaso arebe icyo kintu kivuze cyari cyo. Noneho ubwo amaso yabona koko ari ikintu gishobora guhitana uwo muntu, ubwonko butegeka amaguru gusimbuka. Ni ibintu bikorwa rero mu kanya gato cyane. Narimo mvuga rero inzira z'ubwonko zigeze kuri 5. Ubwo ni amaso, ni amatwi, ni amazuru. Iyo uhumurirwa neza cyangwa nabi, ubwonko bubwira amaso ngo niburebe, amaso yareba akabona yenda ni umwanda, n'amazira ntoki, ni ibintu yenda binuka bibi, ubwo ubwonko bukabwira amaguru gusimbuka kugira ngo udakandagira ibyo bintu. Iyo ni indi nzira ya gatatu rero. Inzira ya 4 igeza amakuru ku bwonko, ari naho tugiye gushingira kuri iri somo ryacu, ni ku rurimi. Iyo umuntu arimo kurya rero, dushingiye kuri ka gace k'ubwonko, ibyo kurya bigeze ku rurimi bihita bijya mu bwonko, ubwonko bukabwira ka kugarizo bita cardia kaba hejuru y'igifu kugira ngo kaveho, noneho ibyo kurya bikamanuka bikajya mu gifu. Niba yenda ubishidikanya, uzarya ibyo kurya uhage, nurangiza ushinga umutwe hasi, ntabwo ibyo kurya bizahita bigaruka, kuko ako kantu kazaba kugariye. Nanone ntabwo warya ibyo kurya wicaye ngo nuhaguruka ngo bihite byiruka nka bigende, kuko baratubwiye ko igifu gifite utunyama twifunga kandi tukifungura. Twifungura byagenze gute kandi tukifunga byagenze bite? Nuvuga ngo igihe cyose urimo kurya rero cardia irafunguka kugira ngo ibyo kurya byinjiremo. Nanone ibyo kurya iyo bimaze kurenza amasaha 4 mu gifu, ubwo hariya kuri duodenum hahita hakinguka, ibyo kurya bikamanuka bikajya mu mara mato. Rero aha twarimo tuvuga imiterere y'uru rugingo rw'igifu. Ni ukuvuga ngo rero ahagana ibumoso hejuru hari ikindi kintu gitandukanya igifu n'umwijima. Ari nayo mpamvu iyo cyifoye cyane ku bw'ibikirimo byinshi bishobora kubangamira imikorere iboneye y'umutima. Ahagana hasi werekeza imbere hazamuka hasa nahegereye umwijima n'uruhu rw'inda. Ku mugongo wacyo ahagana hasi cyegereye inyama bita pancreas, ubwo ni urwagashya. Inyama y'igifu igizwe n'utunyama dutatu. Utunyama dutatu ndagira ngo ntubereke neza muri iki gitabo cyitwa umubiri mwiza. Nimwitegereza neza ahangaha muraza kubonamo utu tuntu dusa n'utwumba dutatu. Iyo urebye neza uratubona neza ukatwitegereza. Ubwo rero ni ukuvuga ngo igifu bwacyo kabone nubwo ari umufuka, ariko imbere gifite utuntu tw'utwumba dutatu. Nanone hakaba n'utunyama dutatu tuba tugerekeranye tucyunganira muri gahunda y'isebwa ry'ibyo kurya. Ibi rero bikaba byarakozwe ubundi bigakurikiranwa n'abahanga barimo witwa Roger Pamplona, akaba ari umudoktere ukora muri kaminuza hariya y'Iro Marinda. Ni ukuvuga ngo ni umwe mu bahanga bakomeye cyane bavurisha ibimera. Yenda wowe unkurikiye, wowe turi kumwe, uzakomeza gusoma iki gitabo cyitwa umubiri mwiza kugira ngo noneho uzakomeze kwirebera ibyiza by'uru rugingo. Ubwo rero igifu, tukimara kubona igifu aho kiri uko gikora, birashoboka ko igifu gishobora kurwara.
hari abantu badukurikiye barwaye igifu, hari n'abantu badukurikiye batari bakirwara. Ndagira ngo rero wenda utari wakirwara, iri somo riraza kugufasha mu kurinda igifu cyawe kurwara. Ariko nanone uwakirwaye ngiye kumubwira ibimenyetso bigaragaza ko igifu kirwaye. Nyuma yo kumenya ko arwaye igifu, ndaza kumugira n'inama y'ibyo yakwifashisha kugira ngo arebe ko igifu cye cyakira. Ibi ndi bukubwire n'ibidashobora kugufasha, uri hafi ushobora kudusanga aho dukorera ko mu Rwanda mu mujyi wa Kigali, ni ku Kinamba cya mbere kuri banki y'abaturage na Beka, aho muri iyo etage niho dukorera. Tukaba dufite uburyo butandukanye bufasha abatugana barwaye indwara zitari zimwe, uretse ko uyu munsi nifuje kuvuga ku gifu. Ariko ntabwo tuvura indwara z'igifu gusa, ahubwo tuvura indwara zitandukanye. Kandi aho waba uri hose ku isi, uramutse ubonye iki cyigisho ukabona kiragufashije, ukumva urarwaye, hari ubundi buryo ushobora no kuduhamagara uciye yenda kuri telefone ngendanwa. Izo telefone wazibona no kuri telefone yawe cyangwa kuri computer yawe, ni 0788 62 49 35. Aho ushobora kumpamagara, wanyandikira kuri WhatsApp, ubwo ukambwira ikibazo ufite aho waba uri hose ku isi. Ndibwira ko hari uburyo bushoboka tubasha kugezaho inama n'imiti dutanga. Ubwo rero uburwayi bw'igifu naje gukurikirana, nsanga igifu kirwara uburyo ibimenyetso by'igifu ni byinshi, ariko igifu kirwara uburyo bujya kurenga 17. Ndavuga bukeya rero, ariko nusanga ufite bumwe muri bwo uraza kuzatwegera kwa ngo tuzagufasha. Uburwayi bw'igifu rero bukunze kugaragara mu bimenyetso byinshi, ariko gikunze guterwa no kutubahiriza gahunda yo kurya. Niyo mpamvu naje gusoma mu Rwanda rw'Abakorintonto ibice 10:31, aho bavuze ngo namwe yo murya cyangwa munywa muzakore byose guhimbaza Imana. Hari ubuhanga umwe waje kuvuga ngo ntago abereho kurya, habo ngo arya kugira ngo abeho. Hari abantu benshi rero babereho kurya, ugasanga mu gitondo arariye, saa sita arariye, saa 8, saa 9 yaca mu muhanda akarya ubunyobwa, yagira hirya akarya umuneke, akarya igisheke, ugasanga igifu cye arakizazanya. Amaherezo biragenda bikangiriza indurwe yaba nyinshi mu gifu, igifu kikangirika, ubwo yabukavaho. Urumva ko aba ari ibibazo umuntu yikururiye. Rero ni ukuvuga ngo intandaro yo kurwara igifu ahanini cyangwa se ikintu cya mbere gitera igifu kugubwa nabi ni ukutubahiriza gahunda yo kurya, cyangwa se kuryagagura ibinyobwa bikarishye. Hari abantu bakunda kunywa ibinyobwa bikarishye, yene bituzabigarukaho, ariko nabyo ni bimwe mu byangiriza igifu. Ikindi, uburozi ubwo ari bwo bwose, ushobora kurya ibintu birimo uburozi, nabyo bikangiriza igifu. Ibihumyo byica, hari nk'imiti izwi nk'imiti aspirin nayo ifite igifu cy'inyantege. Igihe cyose uzi ko ufite igifu gifite ibibazo, tugakoresha ibinini bya aspirin kuko nabyo byacyangiriza. Muri rusange kigaragazwa n'isesemi. Igifu cyarwaye, icyambere ubwira ni isesemi. Hari umuntu rwose ugira isesemi agacira uruzi, ugasanga byamugoye. Kuremererwa mu gifu, gucika intege, gukunda kubira ibyuya ariko cyane mu irugu, ibi nabyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu arwaye igifu. Gukora nabi ku gifu, umuntu akarya mu gihe akagombye gusonza akagenda haga nabi ku gifu nyuma yo kurya. Kuribwa mu gifu, ubabirwa, kuruka amaraso, guhitwa, kugira inyota cyane, kumagara ururimi, isepfu idakira. Iyo ari gastric, ni ukuvuga ngo ikintu cya gifu rero kiba gifite ibintu by'imyuka, ubwo utangira kugira ibintu nk'ibyo byo kugira ibintu by'isepfu. Ni ukuvuga ngo ikindi ntakwibagirwa, ugasanga ku ntoki z'umuntu haragenda hashifuka ibyo abantu bita inyabakecuru. Ibyo byose rero ni ikibazo gikomeye cyane, kiba kigaragaza ko igifu cy'umuntu kirwaye. Nshuti yanjye rero, uwo dukomeje kubana, ndagira ngo noneho tumenye neza uburyo uru rugingo abantu bajya barurinda. Mbere y'uko mbabwira imiti yafasha igifu, hari uburyo igifu umuntu akirinda. Igifu rero kirarindwa. Igifu kirindwa gute? Icyambere umuntu akora kugira ngo irinde igifu ni ukugira amasaha adahindagurika yo kurya. Iki gitabo cyitwa Incorse cyaje kuvuga ibyo kurya by'uburyo butatu. Noneho igitabo cyitwa Itorero
baje kuvuga ibyo kurya by'uburyo bune. Baje kuvuga ko mu gitondo tugomba kurya tugahaga tukarya nk'abana, saa sita tukarya nk'ibikomangoma, ku mugoroba tukarya nk'abakene. Muri ibyo bitabo bindi bagaragazaga ko ku mugoroba igihe umuntu agiye kurya atari byiza kurya ibyo kurya birimo amavuta. Hari abantu barya ibyo kurya ku mugoroba noneho bakarya n'ibyo kurya birimo amavuta. Ubwo ni uburyo bubi bwo kurinda igifu. Uburyo bwiza rero, jya mu gitondo uhage, saa sita uhage, ku mugoroba nujya kurya yenda ukoreshe imbuto cyangwa se ukoreshe igikoma, urya ibyo kurya byoroheje kugira ngo mu gihe cyo kujya kuryama ibintu bitaza kukugora. Rero hari uburyo bwiza n'ubundi bwo kurinda igifu. Igifu ukirinda unywa amazi ya mu gitondo kare ni byiza kunywa amazi, ukayanywa ari amazi y'akazuyazi. Ibyo muzabisanga mu gitabo cyitwa Croquer la vie cyangwa se gukanjakanja ubuzima, kuri ya page ya 16 niho batubwiye ko amazi ya mu gitondo agomba kunyobwa akaba ari akazuyaze. Ayo mazi rero yanyoye aragenda agafasha igifu mu kugisukura. Yenda twafata urugero, uramutse urire ku amasahane waririho nimugoroba, mu gitondo bajya kugaburira ntibayoze, ibyo byo kurya rwose ntago wabirya yenda ari igihano baguhaye, ariko ntago biba biryoshye. Rero niyo umuntu yarayariye ugacya mu gitondo ntanywa amazi n'ubundi akajya kurya, abasa n'umuntu waririye ku masahane, ayo masahane ntayoze akongera kujya kuyariraho. Ni byiza rero ko umuntu anywa amazi ya mu gitondo, ayo mazi akaba ari akazuyazi. Ubwo rero muri iki gitabo kuri page 284 nicyo gitabo cyitwa umubiri mwiza, ndashaka kubereka akandi kantu gatoya kagaragaza uburyo igifu gikora. Page 293. Ahangaha turaza kuhasanga akandi kantu barimo kugaragaza inzira uhereye mu kanwa ukajya mu muhogo. Bari kuvuga ngo mu gihe rero tugiye gufasha igifu, ibi mbivuge gufasha igifu, uyu muhanga Roger Pampron aravuga ngo uzakanjakanje amasegonde byibuze 60. Gukanjakanja ibi nabisomye mu bitabo cyitwa inama ku mirire, inama ku mirire n'ibyo kurya, inama z'ubugitorero, rengera ubuzima. Ibi byose babihurizaho n'ahangaha bagaragaje ko byibuze amasegonda 60 ari umuntu akagombye gutapfuna ibyo kurya, yamara kubitapfuna akabimira. Baje kuvuga ko bimanuka amasegonda runaka bikagera mu gifu. Mu gifu rero birangizamo amasahane. Kugira ngo ibyo kurya bibe bimaze gusebwa neza mu gifu bigomba kumaramo amasahane. Ntabwo ndi burenga ahangaha rero, kuko uhereye mu kanwa ukageza aho ibyo kurya ujya kubyitumira muri iki gitabo bagaragaza neza ko hagombye guca byibuze amasaha 20 cyangwa 28. Aha rero ndimo kugaragaza cya gifu cyacu ko tugifata neza. Iyo wariye neza ukarira ku masaha, ukanywa amazi ku masaha, ni cya gihe nta constipation ushobora kugira. Ariko iyo uriye nabi byanze bikunze ushobora kugira ikibazo gikomeye cyane cy'ama constipation. Rero nujya kurya uzatapfune umwanya muremure, utapfune amasegonda 60, umire baravuga ngo amasegonda runaka. Nibigera mu gifu rero igifu kizakira ibyo byo kurya amasahane. Nukuvuga ngo ibi byo kurya birangije amasahane mu gifu biba byasewe neza, haba hifashishijwe indurwe ituruka ku mwijima. Yenda y'ibyo kurya bigeze munsi y'igifu niho tuzakomereza yenda ubutaha tuvuga kumara, uko ibyo kurya bivuye mu gifu bihita byinjira mu mara. Ubwo tuzavuga iyo bigeze mu mara bigenda gute, ese amara abyakira ate, amara iyo bihageze bijya hehe, niryo somo nda tuzakurikizaho. Ariko aka kanya ndimo kuvuga ku gifu gusa. Uburyo bwiza bwo kurinda igifu rero ni ukunywa amazi mu gitondo, kandi wajya kurya ugakanjakanja ibyo kurya ukabinoza bikanugwa neza ukabimira. Noneho warangiza kurya, ubundi buryo bwiza bwo kurinda igifu ni ukwirinda kuryagagura. Iyo uryagaguye rero wangiriza igifu, kandi si igifu gusa, wangiriza n'indurwe. Nuvuga ngo imikorere n'imikoranire y'igifu n'umwijima n'indurwe urabyangiriza. Icya gatatu, na nyuma yo kurya uba ugomba kunywa amazi. Ni ryari rero? Ni nyuma y'amasaha 2 n'igice. Nubwo abantu bigize abasirimu cyangwa se babasirimu bibwira ko umuntu arangije kurya ahitamo amazi, ndagira ngo urugero rutoya dufate enda blender dushyemo ibyo kurya tubisye, dufate machine dushyemo ibyo kurya bihiye tubisye, nitumara kubisya tubishyire mu isorori.
niturangiza dusukemo amazi, dufata ibiyiko tubishyiremo tuze turya ibyo kurya, nta wabirya. Ukuri kubona uko biba byabaye ni nako bigenda mu gifu. Yuri ibyo kurya wamara kubinoza ukanywa amazi, ukuri kumva iyo shusho mu isahani mu isorori, ibyo kurya twabiseye igishushanyo cyo kwamenyo yabikubise, niturangiza turabimiza dushyizemo amazi, ni nko kwabisya n'imashini ukabishyira mu isahani ugasukamo amazi warangiza ukabirya. Icyo gihe narasomye mu gitabo cyitwa Inama ku mirire n'ibyo kurya, mu gifu cyagukubita ibiboko 30. Ubu kiruhije cyane, ntabwo igifu cyasi ibintu byabaye nk'uruzi, ubu gihaye umurimo wo gutandukanya amazi n'ibyo kurya. Uwo murimo wasoza ucyongerera umurimo wo kubisya, amini wo kubishyushya, ntabwo cyasya ibyo kurya bikonje. Urumva rero mbonera kubwira abantu bakunda kurya ibyo kurya bikonje si byiza, binaniza igifu. Igifu kugira ngo kibisye kibanza gushyushya, noneho za mbaraga zari gukoreshwa mu gusya zirangirira mu gukamura amazi, mu gushyushya ibyo kurya, ugasanga rero umuntu arwaye igifu. N'intungamubiri ari kubona mu byarya ntabwo azibonye. Rero umuntu waguze ibyo kurya rero, umukozi yabitetse yakoresheje umuriro, uzamuhemba, warya ibyo kurya ugasanga nta ntungamubiri. Aho rero ibyo byose ni ibibazo nanone bishobora gutera igifu kurwara. Reka rero tugaruke yenda ku miti. Wowe ufite ikibazo yenda cy'igifu kirwaye, ushobora gukoresha umutobe w'amashu. Amashu ibirahuri 3 ku munsi. Aya mashu ategurwa ate? Ufata amababi 8, ugafata ibirayi 4 ariko bakuye uwo munsi, nawe mashaka yaciye uwo munsi. Ibi birayi urabyoza ukabihata ukabisekura cyangwa bishyira muri mashine ugashyiramo n'aya mashu. Ibirayi 4, amababi 8, uragenda ugashyira muri litiro y'amazi, wasoza ugakamura, umara gukamura ukayungurura, ubwo unywa ibyo birahuri 3 ku munsi. Noneho ukazabikora iminsi 15 ukora none ejo ugasiba. Uwo mutobe rero ubukungaye cyane kuri vitamine U, uvura ibisebe by'igifu. Iyi vitamine ntiboneka cyane mu bindi bimera uretse ahamvuze. Nanone icya kabiri ushobora kwifashisha ni onyo, amashu na kapusine, indimu. Ariko iyi ndimu ishyirwamo gusa iyo igifu cyawe kidafite ibisebe cyangwa se kidafite indurwe nyinshi. Wowe ufite igifu cyawe gifite ibisebe cyangwa indurwe nyinshi ntugakiremo indimu. Ibiko by'amavuta yerayo ni na kimwe cy'ubuki. Ibi nabyo ushobora kuzajya ubirya nka salade byagufasha. Noneho icupa ry'amazi y'akazuyazi mu museso iminsi 9 ni bimwe nababwiye nasunye muri encorse. Wabikora nibuze inshuro zitari munsi yenye mu cyumweru ukazarangiza ukwezi. Nanone ibindi ibirahuri 2 by'amazi nibura mbere ya buri gaburo, igitondo, amanywa no kumugoroba. Ariko aya mazi muri conseil sur la nutrition bavuze ko anyobwa mbere y'iminota 30. Ubwo turi kujyana rero. Nanone ukagira gahunda idahindagurika yo kurya. Ni ngombwa kuryama hashize nibura amasaha 2 n'igice nyuma yo kurya. Ubu ni ubundi buryo bwiza bwo gutunganya igifu. Kunywa akayiko gato k'ibumba ry'icyatsi mu kirahuri cy'amazi, rikanyobwa mu gitondo iminsi 7. Iri bumba riba ryaraye mu mazi, ntabwo rishyiramo ngo uhiturinywa. Ubikora ute? Ufata akayiko ugashyira mu kirahuri cy'amazi, ugakoroga, ukabitereka ahantu. Mu gitondo ugiye kubinywa uhita ubinywa, ntabwo wongera kubicokoza, ntabwo wongera kunyeganyeza. Noneho ubasha no gufata uyu muti uwitondere cyane, ibiko 2 by'amavuta ya elayo na 2 by'ubuki, n'igi rimwe ry'umwimerere. Ntabwo nza kuvuga igi rya Kinyarwanda. Ushobora kunkurikira uri muri Aziya, uri muri Amerika, uri mu Burayi n'ahandi ku migabane itandukanye. Rero simvuga igi rya, ubwo ni igi ry'umwimerere. Iri ni igi rya za nkoko za zindi zisanzwe, za zindi zitari zintuburano. Ugafata iryo rigi rimwe ukarivanga na biriya bintu, none ukajumwa ibiko 3 mu gitondo, ibiko 3 saa sita, ibiko 3 ku mugoroba. Noneho wazawurangiza ukirenza icyumweru ukongera ukabikora, ukazabikora amezi 2. Nuvuga ngo ibi ni imwe mu miti ikomeye cyane ibasha kuvura igifu. Ikindi yenda nta kwirengagiza kubabwira no gukoresha icyayi cya time. Time ni icyatsi cyiza cyane cyunganira igifu. Ikindi ni icyayi cy'igisura, Grand Orti. Ubasha gufata igisura cyumye, ugafata ibiko 2 muri litiro y'amazi, ugacanira amazi
yamara guserura ukayasuka mu gikoresho ugashyiramo cya gisura, ntabwo igisura ugiteka, noneho ugapfundikira, nyuma y'iminota 15 ukayungurura ukamwukira uri mu gitondo, saa sita na saa 9. Si byiza kunywa igisura rero nijoro, ntabwo ari byiza. Ikindi ni akatsi kitwa mante nayo ni nziza ku rugingo rw'igifu. Rero hari ibintu byinshi cyane tuzavuga nonaha, kuko nababwiye uwabibasha yanadusanga aho dukorera. Nababwiye ko mu Rwanda ni Kigali ku Kinamba cya mbere, aho rwose tuhatangira inama zitandukanye. Ubasha no guca kuri ya mirongo yacu ya telefone ugahamagara, waje kuri WhatsApp, ubwo izo nimero zo muraba muri kuzibona, ukadusaba inama. Nkuko nababwiye rero kaba ndumwe mu bantu bakora uyu murimo w'ubuvuzi no kugira abantu inama, kubabwira urugingo aho ruri, icyo rukora, uko rurwara, ibimenyetso byarwo, uko ruvurwa hifashishijwe ubwo buryo busanzwe. Reka rero ngushimire, ariko ngaruke kuri ya mirongo n'ubundi nahereyeho, urwandiko rw'Abakorintonto ibice byaho nababwiye ko ari 10, umurongo waho wa 31 batubwiye ngo namwe iyo murya cyangwa munywa muzakorere ibintu byose guhimbaza Imana. Iyo turya cyangwa se tunywa tugomba gukora ibintu byose ariko muri kagaciro ko guhimbaza Imana. Noneho umurongo sozerejeho mu rwandiko rw'Abakorintonto ibice byaho ni ibice 3 umurongo wa 16, aho batubwiye ngo kimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Utse mu rusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana rurwera kandi urwo rusengero nimwe. Rero reka mbashimire kandi nizere ko izi nama zizatugirira akamaro, kandi nibwira ko ibi tuvuze ni ibintu rwose bishoboka. Mbonereho no guhumuriza babandi bumva ko barwaye ibifu bitashobora gukira. Mu by'ukuri dufite umuti mwiza, umuti woroheje, umuti ushobora kubafasha, ukabafasha ku buryo mushobora gukira igifu mu buryo bwiza. Rero reka mbashimire ku mwanya mwatanze, kandi nizere neza ko ibintu bizagenda neza. Nizere ko ubutaha muzagenda mumbwira ko ibi biganiro bibafasha. Abantu benshi nyine bari bararwaye ko baje gukira. Reka rero mu gusoza n'ubundi turasoza twishyize mu biganza by'Imana kugira ngo dusezeraneho, nkuko twatangira dusenga, n'ubundi turatandukana twishyize mu biganza by'Imana. Turagushimiye cyane, tugushimiye ko wabanye natwe muri iyi gahunda twarimo. Dusabiye umugisha abo bose twari kumwe, kandi dusabiye umugisha abo bose bazakurikira iyi nyigisho, kandi abarwaye indwara y'igifu ubagirire neza. Iyi miti dutanze uzayivangemo nibatera kugira amagara mazima. Twese hamwe tuzahimbaza urukundo rwawe, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Yamaye nka data, uriya muntu karabiranya abaye iki? Tabara turebe icyo abaye di. Uyu si Madarina wo kwa Kamarira? Disi bajyaga bavuga ko arwara umutima, wasanga ari wumwirengeje. Muhave mwikina n'ubuzima di, ndabona gifite akuka. Reka tumujyane mu ivuriro Siloam Natural Medicine Power in Development. Aha nizeye ko bamutabara. Iki ni ikigo cy'ubuvuzi buvuguruye buzahura ubuzima ugatana no gusiragira. Ivuriro Siloam Natural Medicine Power in Development, ubushobozi bw'ubuvuzi kamere mu iterambere. Ugize ikibazo cy'indwara nk'izifata mu mutwe, izifata mu rwungano rw'igogora nk'igifu, umwijima, impyiko, imyanya myibarukiro nka trichomonas, imitsi, diabetes, umuvuduko w'amaraso ndetse n'izindi, gana ivuriro Siloam rigutandukanye nazo. Imirimo shingiro ikorerwa mu kigo cy'ubuvuzi Siloam ni ivugabutumwa rishingiye ku bikorwa by'umusamariya mwiza, ubuvuzi kamere buzwi nka gakondo, guhugura, guhimba no guhanga udushya ku mishinga mito n'iciriritse ndetse n'ibindi. Mu murimo w'ubuvuzi kamere dusuzuma abarwayi, tukabagenera ibikomoka ku bimera n'ibumba buzima, tubakorera ikangura n'iyakuramyakura, tukabaha inama ku buzima n'ibyo kurya, umuco n'imirire, ubujyanama ku bafite ihungabana, kongera ubudahangarwa no kuvana imyanda mu mubiri. Waba waruzi uburyo 8 ndangamikorere y'ikigo Siloam? Aha turakuraritse. Inzahura buzima, ireme cyita rusange mu buvuzi, ihumure n'isanamitima mu bujyanama mpamo, isuku, isoko y'ubuzima mu buvuzi no kubidukikije, ibanga ry'ubumuntu n'ubupfura ndangagaciro, impano y'ibimera, icyizere cyo kurama no kuramuka, ivugurura n'iterambere mu buvuzi mvamuco, imfashamyumvire mu bukangurambaga ku buzima n'ubuvuzi gakondo, imikorere izira kubangamira ubuzima
n'ubuvuzi bugezweho. OMS. Ukeneye ibindi bisobanuro wadusanga aho dukorera ku Kinamba cya mbere hejuru ya Banque Populaire, harangwa n'icyapa cyanditseho ikigo cy'ubuvuzi gakondo buvuguruye Siloam Natural Medicine Power in Development, cyangwa ukaduhamagara kuri nimero ya telefoni igendanwa ariyo 0788 62 49 35 na 0784 26 39 86. Ushobora kandi no guhamagara kuri 0726 57 80 66. Imibiri yanyu ari sengero